nakubuze wari wagiye hehe aha ni waje gukodesha naje gushaka inzu hanga aha ni waje gukodesha inzu aha si muri leta je twanashakanye nkabanzi ngo dufite 200,200 nkasanga wabiciyemo agiye kwisukisha najya no makuru ni meza meze neza yego meze neza uri murajya heza cyandi gutemberera hano haruguru utuye hehe muye hano hepfo gatoya nese harya nkuzi hirya hariya warahimutse usigaye hano yansigaye mba muri izi nce za hepfo wowe se aha na hehe wapi mani ibyo byakaze nize bitese byakugendekeye gute wapi mani narahonda gusa uko nari meze kera uko nkimeze ibyo byo ndi kubona warahindutse nese byagenze nyine si yarankanze ubona Kigali uko nimeze buriyo uko isi izenguruka Kigali izenguruka inshuro nyinshi cyane kurusha isi ibyo byo Kigali biyo yampindukiyeho ahubwo mva nkubwire cyane nyine ndimo ndashaka inzu yo gukodesha nabuze inzu ntaho nayibona ubuse nanjye ko ntaho mbanza aribwo nkigera muri izi quartier vuba wahimukiye vuba nibwo mpemukiye vuba ariko hari umukomisiyoneri nzi ushobora kukurangira inzu ahari nshaka kuguha nimero yiwe ukaza kumubaza nawe ngiye rwose nibwo nkijya muri izi quartier ntago mbanza nta kibazo zimiwe kubwo wize neza akagira inzu nziza uya agira inzu nziza ko niyo mbamo niyo yandangiye kereka bibaye ibindi mukananirana ukunda ariko nanjye iyo mbamo niwe wenda nta kibazo zime muhamagare ko bumba niriyo ngenda imihana yose ubu ndumva nanarushya amaguru arimo kundya kubera kugenda mbaza inzu bakanye kutuzi tubi twahengamye turi mu nzu zo kugenda uzi ko nta mpa nimero ze ndikaze 8 6 8 urakoze sawa rero bye bihe byiza leta muhamagara muvugisha urimo satanisha ntabwo ari gushaka komisiyoneri bampaye w'amazu wina hangaha kuna amazu bona ba nyirinzu baba bayagize ibintu bikaze ari mbago ngo si Imana nyebe ko ari atari Imana wambye mu kanumva sita babyarira bana bo Allo Miriwe neza Miriwe makuru Neza meze neza Naribe bo hari umuntu duhuye ampa nimero zawe nyine ngiye nitwa Anesto ndi hano Kicukiro nashaka ko andangira inzu yo kubamo ingana gute bo shaka inzu y'icyumba na salo icyumba na salo yego ubwo ushaka inzu yangahe bo inzu basi iri itarengeje amafaranga hagati ya 35 na 45 urimo satanisha ntabwo ari gushaka umugabo wese ubwo inzu ya 35 y'icyumba na salo ziracyabaho ngabisubiremo nese zitabaho abakene ntabwo bazaba muri Kigali abakene ntabwo bazaba muri Kigali kumbwira ngo ntabwo zibaho kuki se zitabaho abantu bose niko baba mu nzu zihenze tugiye gusigana ngenda kubwira uko akazi kacu tukakora ntabwo ugiye kunyigisha nese ufite izangahe basi wowe inzu y'icyumba na salo ni 100,000 nakugabanyirije ariko komisiyoni mwagiye mureka guhenda 45 ntabwo nabona inzu y'icyumba na salo 100 sumva nabanyakuye he umva nkubwire wowe gerageza uyeranje ushakira inzu mani yo kuba muri se urumva ndabahe kuruyenzu bajyayo oya kuruyenzu ni kure mani ngenda shaka hagati ya Kabeza na Kicukiro niboye ni 100 hano muri Kigali mbwira mitenye kujyana aho iranahari mva nkubwire basi nshakira ya 50 basi hagati ya 50 na 60 ngo mfashiriza aho ngaho kandi ntongore sibyo babarira ndakwinginze ubwo komisiyoneri yanjye itariho ariko naribi wowe nshakira inzu yayo ngayo naribi ndaguhemba neza nugira ikibazo sawa reka ubwo reka nze nkurebe ndi hano Kabeza ubwo uransanga hano ku Gasima ntabwo bufite Yes, hello.
mbona wicaye aho ngaho ku pepino. ntabwo ngwino unyanure ku zuba mani ni ngewe banguka ugeze heza ko nagutegereje nakubuze Namuka nshyize aho hepfo yawe. sawa banguka gahebo urugendo nkoresheje uranarwishyura murakomeye amakuru se ko mbona uri umukire niwe uri gukodesha inzu ya 50 niba se ubukire bugaragarira he kandi mbona ubyibushye uze kubyibuha bivuga amafaranga si ubwo ubundi ntuzayisenya vuba uyu ni umunezero w'Imana uyu ni umunezero w'Imana kandi wowe wasanga ubunanya byinshi niyo komisiyoneri ugiye kundangiriza imeze gute ko mbona nawe wahindanyira ese ni njye waje kureba cyangwa waje kureba ibintu nyine naje ngo nyereke inzu ariko se ko ndi kubona ubundi uhitwa fata ufite inzu nziza se gende mu kazi mpereza makeya hano njye ntabwo njya mpfa kugenda se ko mbona wasinze mbona wasinze wanguriye se ushaka inzu zana makeya tugenge kuyikwera rero jya kunyereka inzu gende mfite amafaranga maye tugende yo mamake ushaka ngahe umaye bibira umukomisiyoneri bw'iki gihe nabo abantu b'iki gihe ndabatse yatoragura yame amafaranga yatoragura yame bagireka kugurana muze nyiza nanza kuguha amafaranga yanjye uburyo ariko mujye mwubaha akazi dukora saa yanjye sinjye ugiye kuyakorera nta kibazo neza se harimo utubyeri tungahe se sha ibi tugende nyine ndabibaza nubwo wasinze wanze ubutanariye kujya kwiyahuza inzoga ubu ntiwaya usubira inyuma ukayanya oya ntabwo nayapfa ngaho tugende hano meze bite komisiyoneri we ufite umukiriya se ni bangahe hasigaye icyumba kimwe kirwanira niba ufite umukiriya mwihutane kuko wenda kwizera cyane oya mubwire ahubwo basabe bamaze kwishyura muyishyure bahagere mwabisoje kuko niyi nimero nta rimwe yashyiriho nibaza tunabamwaze komisiyone subize ko mwemera se turashize noneho mubikora umuzana umwereke jiyanze sawa mubikore mana nayo ngayo mubwire hari abandi nsubijeyo mana nabikore vuba sawa asundi kutajya imbere ngo ujye kunyereka inzu none se dore naho ibi bihuru ni jaride vuga jaride zimeze gutya zibahehera jaride zimeze gutya ako se tuvugisha ukuri komese urimo urakina n'amafaranga urimo urakina iki kire n'icyo ushaka nza kuvuga ariko si gusa inzara nkubwire kandi nabikubwiye ko wasinze turabadabagiza n'impundu amazi mu gishanga arahari wetse nkwereke komese jaride iraha ngaha tuvugisha ukuri wetse nkubaze ubu wowe iyi jaride wakuzanamo byonyine ngo ujye unaharara ahangaha wakumva utekanye ukumva umeze neza wakumva umerewe neza ukikuvamo n'ikikuvamo Kigali ni ukubabaho kandi nabikubwiye ko wasinze utandangira inzu nzima none reba ibintu utangiye kunzanira amafaranga yanjye utumye noherereza nyiri inzu ntanazi mva nkubwire komisiyoneri sibyo tujye kujya muri byinshi n'iki sibyo tugende ubanza unyereke inzu ariko ninsanga ntayishimiye kabisa njyewe ntabwo wapfa nimuze nari nabategereje oya nimuze mbereke nta kibazo wega meze bite se ni sawa henda kwemera umukiriya n'uzi n'uyu niyo mukiriya ariko ntabwo uzajya ugera iyi niyo nzu ko kuje kundanya amafaranga inzu nta madirishya ariho nta nzugi inzu eba amabuye ibicupa ushaka ofisi ikibazo iyi karitsiye irizewe hari abantu amazi yo uzajya ujya mu gishanga amazi hano igishanga cyegereye ntabwo ari gusa bazamo amafaranga yanjye 2,000 naguhaye bazamo amafaranga yanjye naguhaye y'iki none se iyi niyo nzu waje kundanya urayigaye
nese ubirinzi si icyumba na salo oya si icyumba na salo wambwiye urebe mana ngo ako mwagiye mureka gukina n'amafaranga y'abantu mwana oya mana ntabwo ari gukina ahubwo wowe kuki ukina amafaranga mabazi amafaranga yawe ushaka ko tugongeza n'iyi salo inzu ni imiryango myinshi cyane ufite security ibikoresho byawe bisize ahantu hadakingwa ntari mujye mureka kwirirwa mukina n'amafaranga y'abantu ngenda mubwiye nshaka inzu uri kumva y'amafaranga 50,55 none reba inzaza ntikingwa nese ubundi murako mu none ahangaha uzanyagirwa 45 iracyaba umva mugabo ahangaha ubwo uzanyagirwa ariko shano umurengo niyo mpamvu ngiye navuze ngo namukomisiyoneri nzajya njyana nta kintu amaye nese ntitwaye we kuyi amahirwe anamwishyuza komisiyo mbere we kuyiraramo ntiwambaye umweru kari njye wayubatse wowe utayubatse niwe yatera ikibazo ntabwo barebera izuba umuntu aba yiriwe ko azenguruka abashakira inzu none ngo bagiye buha abakomisiyo ko byabara ndi ndakumva tujye tubaho nk'abantu b'abanyakuri bikumva ugenda gutumye inzu ukaba wayibuze sibyo kandi ase ko n'ubundi nabibona ubundi wabambaye gutya ibintu by'ibishenzi by'ibirara hanyuma ukandangiriza ibyo bisatu kuki ubundi wabwiye kwishyura amafaranga mbere y'uko mbona iyo nzu hari igihe ukabura nayishyura ngahera amafaranga naguhaye nishyuye mbere hajya wishyura ngahe nishyura ngase ntabwo wabonye sitoye bayahari hajya ni ijana ne bitanu nta nubwo uzuye kosiyo ni muri njye kwishakira ayo ngayo ndayaguramo akugi ko kurya agisi inyuma nawe nikodesha nawe nta nzu ukeneye umva mwembi ndano bagenda kuri polisi mu mafaranga yawe musigura abanyafite murabateka kandi nabikubwiye inzu twayikweretse wowe genza n'umuryango ubereka inzu twagushimiye abagabo b'iki gihe ntabwo umushobora amafaranga amatiku musigaye mugira uyu mwarasimbuye uyu mukiriya nazanzengukira imbere y'igitanda komisiyo bamubwire banjye ntabwo nafata amafaranga atiriyoni yahaye sibyo oya birumvikana ninjye yagezeho ninjye mwayohereje uri mu amafaranga yanjye sibyo kandi natwe ahubwo ngwino njye nguha icyumba cyawe amafaranga ukamaze kuyafata zana umugore zana amafaranga tutariye nakubuze wari wagiye hehe aha niho waje gukodesha naje gushaka inzu ahangaha aha niho waje gukodesha inzu aha si muri leta nyine bandangira aha ntabwo ari muri leta nyine ngiye nahamagara abakomisiyoneri bandangira inzu oya aha ni muri leta nta muntu wemerewe kubamo ese narimbi n'abarimo babakuyemo nese kuko wantumye bariya bana turabajyana hehe ntabwo ubu turabigenza gute amafaranga ari hehe y'amafaranga wabishyuye turabigenza gute niko turabigenza gute namaze kubaha amafaranga ndashaka ngo umenye ukuntu tubigenza tujye gushaka abakomisiyoneri tubaka amafaranga yacu turabashaka he nta nyine turabona nimero zabo barazifite hano muri telefone oya ntabwo ibyo mba mbyumva urabona abana ntasore ariko kugira abagabo batagira icyo bitaho we ubu abana turabashyira hehe koko